byinshi by'igihugu cy'igikundiro zagera izuba rirenze. Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo atanga bubane nawe. Tugeze mu mwanya mwiza Imana twemereye yuko tugeramo, tukaba tugiye kwiga icyigisho cy'umuryango. Ni icyigisho cy'umuryango by'umwihariko kireba abasore batarashaka cyangwa se bateganya gushaka, kandi kirareba n'iki, kirareba n'abakuze kuko harimo inama nyinshi zitandukanye zabafasha. Rero isanganyamatsiko yacu iravuga ngo urugo n'umutwaro uremereye uterurwa n'ubwenge. Urugo n'umutwaro uremereye uterurwa n'ubwenge. Reka tubanze dusenga. Imana yacu ishobora byose turagushimiye. Nta gicu kikuba utakibonye, nta musatsi ushobora kuva ku mitwe yacu ngo ugwe hasi utabibonye, kubera ko dukunda kandi ukabana natwe. Ngwino ubane natwe, turakuraritse. Mwuka Muziranenge atwigishe kandi adusobanurire, tubyase twizeye mu izina rya Yesu, amen. Urugo n'umutwaro uremereye ariko uterurwa n'ubwenge. Hariho abantu benshi bagera mu ngo bagashaka gushyiramo imirya n'imbaraga nyinshi n'igitugu, ndetse bikazamo n'ihohotera. Ugasanga umuntu arahohotera mugenzi we, akamuhohotera igihe runaka, igihe kirekire, kubera ko ashaka gufata urugo ibyagateruwe n'ubwenge akabiteruza imbaraga ze. Rero urugo ni umutwaro uremereye ariko uterurwa n'ubwenge. Rero ndabararitse ngo dukurikire kandi tujyane muri iki cyigisho. Umusore nawe uteganya kwinjira muri uru rugendo rwo gushaka kubaka urugo, harimo inama nyinshi hano zamufasha muri iki cyigisho. Ndabararitse rero ubuntu bw'Imana ubane namwe, kandi ntabwo nje kubemeza, ahubwo Mwuka w'Imana ari we wemeza imitima yanyu. Mbere yuko tureba mu gitabo cy'Imigani igice cya 14 umurongo wa mbere, ndagira ngo mbabwire yuko kuba umugabo n'umugore bashobora kubana, umwe yararerewe iriya undi akarererwa iriya, bafite icyo bita akamenyero, hari n'icyo bita imico. Niwumva urugo rwasenyutse, ukumva ngo abantu batandukanye, ukumva ngo umugabo n'umugore bananiwe kubakana ndetse byabananiye, jya umenya yuko ari ikintu cyitwa akamenyero ndetse n'imico. Ibyo bintu bananiwe kubihuza, kunanirwa guhuza imico no kunanirwa guhuza akamenyero. Icyo kintu nicyo kiba cyananiranye, ku buryo umwe afata ibintu yari yaramenyereye iwabo, abiwabo, cyangwa se agafata ibintu yari yaramenyereye akiri umusore, yagera no mu rugo agashaka kubikomeza. Abo bantu rero kugira ngo bahuze babane, nuko bafata ya mico yabo bakagerageza, nubwo bitashobora guhura 100%, ariko bakagerageza kuyihuza. Iyo idahuye ntabwo abo bantu bashobora kubana. Rero urugo ni umutwaro uremereye ariko uterurwa n'ubwenge, udaterurwa n'imbaraga. Niyo mpamvu tugiye gusoma mu Migani igice cya 14 umurongo wa mbere, havuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Niwumva abantu bashenye, jya umenya yuko bashenye ku bwabo, cyangwa se jya umenya yuko umuntu yashenye ku bwe. Urugo rwubakwa n'abantu babiri, aba babiri babishaka, bafite ubushake, bagafata ya mico yabo bakagerageza kuyihuza, cyangwa se bakareka iby'akamenyero babayemo mu gihe cyashize. Iyo bitabaye ibyo, nta muntu wo hanze uza kubabwira ngo nimwubake gutyo. Ariho hajya habera ikibazo, ugasanga nk'abakobwa benshi cyangwa se abadamu bubatse ingo ku bwa ba mama wabo, cyangwa se ingo zabo bazubakiye kuri ba nyina. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kandi urwo rugo ntabwo rwashobora gusiporota igihe kirekire, ntabwo rushobora kubaho. Urugo rwubakwa na nyirarwo wenyine, nta wundi muntu wivanzemo. Iyo utarwubatse ugashaka yuko mama wawe ari buza kurwubakira, umusore agashaka yuko nyina arwubakira kuri nyina, ntabwo urwo rugo rushobora gukomera. Ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa ararusenya ubwe ku giti cye. Imigani 14 umurongo wa mbere, umurongo wa 11, urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Muri Bibiliya ijambo umugore barivugamo inshuro 415, inshuro 415. Ijambo umugabo barivugamo inshuro 299. Kubera iki? Nuko umugore afite igisobanuro, ndetse n'umugabo afite igisobanuro, ariko si nk'icy'umugore. Inama zigirwa itorero, paje 163, haranditswe ngo
kuvanga imibereho y'abantu babiri, nubwo hakaduka ibirushya, ibibabaza n'ibicogoza umuntu, ntihakagire ubwo umugabo cyangwa umugore bashyira mu mutima wabo igitekerezo cy'uko gufatanwa kwabo ari ifuti cyangwa ko bafuditse. Ibi ngibi nibyo bibaho umusore n'umukobwa bamaze kubana, bamwe batangira kuvuga ariko uyu muntu namushatse ndebaye, ariko uyu muntu ubundi ubungubu najyaga he, bagatangira kurogereta, bagatangira kwicuza, bakabona yuko mu gufatanwa kwabo habayeho amakosa, bagatangira kwishinza amakosa kubera yuko ya mico yabo kuyihuza byabananiye, no kureka akamenyero mu byo bahozemo mbere bya gisore cyangwa se ibyo babagamo, bakabizana byose bakabizana mu rugo. Rero urugo ni umutwaro uremereye uterurwa n'ubwenge. Akamenyero rero mu rugo gasenya iki? Gasenya urugo. Mugamburire gusa ko umwe abera undi icyo ashoboye cyose. Umugabo akwiriye kubera umugore icyo ashoboye cyose, ariko mu gihe umugore afite ubushake, mu gihe umugore atabishaka, ntabwo urugo rubaho. Urugo rushingiye ku mugore. Muri Bibiliya umugore ashushanya itorero riboneye, ariko hari n'aho ashushanya itorero ryanduye. Ariko igisobanuro cy'umugore muri Bibiliya byatumye umugore agarukaho inshuro nyinshi, inshuro 415. Rero umugabo akwiye kubera umugore icyo ashoboye cyose, n'umugore nawe akwiye kubera umugabo icyo ashoboye cyose. Mukomeze kugira umutima nk'uwa mbere, mukomezanye mu buryo bwose, mu byo kurwana intambara y'imibereho, mukomezanye mu buryo bwose mu byo kurwana intambara y'imibereho. Iyo umuntu mu rugo atangiye gukora ibintu mu nyungu ze, urwo rugo ruraba rurimo rutera intambwe rusenya. Buri muntu wese yarimo gukora ibintu ku giti cye, gukora mu nyungu zabo. Umwe agatangira gukorera amafaranga agera gutya, undi agakora amafaranga agera gutya. Mwige kunezezanya, mukundane, mwihanganire, ahubwo ho kwiga kunezezanya. Icyo umuntu afite kimworohera ni ukwiga kubabazanya. Dukwiriye kugira umwuka w'Imana. Niba tutawufite, ntabwo tuzabasha kumvikana mu rugo. Urugo rutarimo umwuka w'Imana, kugira ngo rwumvikane biragoye, kugira ngo rubane biragoye. Erega n'ubundi gufata umunyabyaha warerewe iriya n'undi munyabyaha warerewe uriya, ukabahuza ngo nibajye kubana bakora urugo, abo bantu ubundi usibye impuhwe z'Imana, usibye ubuntu bwa Kristo, abo bantu bazabana gute? Ariko ntabwo icy'ingenzi ari ukubireka, ubwo icy'ingenzi ni uguhuza, kugerageza guhuza imico no kugerageza kureka akamenyero. Niba umugore afite umwuka wa Kristo, azajya yitondera amagambo ye. Niba umugore afite umwuka wa Kristo, azajya yitondera amagambo ye. Hari igihe ushobora kuvuga ijambo mu rugo ukazabura urirogereta, kandi uribwiye bikazagira ingaruka mu bikorwa byose byo mu rugo. Iryo jambo ryonyine ukimara kurivuga isegonda rimwe nyuma y'uko umaze kurivuga, urugo ruba rusenyutse. Ukimara kuvuga iryo jambo isegonda rya mbere rikurikira iryo jambo, urugo ruba rwamaze gusenyuka. Uko biragoye yuko umuntu wabwiye iryo jambo usubira kongera kumubwira ikintu ngo acyakire. Biragoye yuko ibikorwa yakoraga biri bukomeze, kubera ko uramurangije tayari byarangiye. Biragoye yuko abana bari bukomeze kubaho imibereho bari basanzwe babaho, kuko iryo jambo riramugiraho ingaruka kuzageza ubwo rugo rusenyuka. Icyo kintu abantu benshi ntibakizi, ariko iki cyigisho gifitiye umumaro abubatse, gifitiye n'umumaro abarimo bashaka kubaka. Niba umugore afite umwuka wa Kristo, azajya yitondera amagambo ye. Rero abantu kubera ko badafite umwuka wa Kristo, niyo mpamvu izi ngorane zirimo ziba, niyo mpamvu Satani ingwara arimo arazirindimura. Reka dukomeze ariko turebe inama turimo tugirirwa. Azajya ategeka umutima we, azajya aganduka, nyamara atiyumvamo ko aboshwe n'ubuja, ahubwo ari uko ari umugenzi w'umugabo we. Niba umugabo ari umugaragu w'Imana, ntazaba umutegeka w'umugore we, ntazaba umunyamahane cyangwa akadakoreka. Niba mwuka w'Imana bayoboye, urwo ni rwo rugo bita ijuru rito. Ahantu hatari mwuka w'Imana nta juru rito rihaba, ntaryo. Turimo turasoma amagambo aboneka mu gihe cy'inama zigirwa itorero. Urugo n'umutwaro uterurwa n'ubwenge, ntabwo uterurwa n'imbaraga. Ntabwo guhorana inkeke ari byo byazana urukundo mu rugo.
guhorana inkeke ntabwo aribyo byazana urukundo mu rugo, ahubwo iyo umwuka w'Uwiteka ahari hahinduka igishushanyo cy'ijuru. Iyo umwuka w'Uwiteka ahari hahinduka igishushanyo cy'ijuru. Rero niba umwuka w'Uwiteka adahari, yewe no mu ngo zisenga, yewe izidasenga zo nzihorere, ariko niba ingo zisenga zikaba zisenga ariko umwuka w'Imana adahari, nta juru rito rihari, nta nubwo rizigera ribaho. Ahantu haba hari ijuru rito haba hari igishushanyo cy'ijuru, ni ingo zisenga kandi umwuka w'Imana akaba ahari. Niba umwe afuditse undi azajya agira kwihangana nk'ukwa Kristo, ntawe uzivumbura bitigarura, ntawe uzivumbura bitigarura, kwivumbura bitigarura. Umuntu ugasanga mu rugo ararakara ukwezi, mbese umwuka w'Imana adahari. Umuntu ushobora kurakara ukwezi kandi nta kosa wamukoreye, uwo muntu ubundi atakwishe usibye imbaraga z'Imana, ubwo ikindi cyahaba ni igiki? Niba umuntu ashobora kurakara ukwezi agafata ukwezi kwa kabiri arakaye kandi ku ikosa rye, ibyo bintu bikunda gukorwa n'abadamu. Nta umugabo kubera ko aba yikoreye imitwaro y'ibindi bibazo byinshi, nta mugabo ntabwo agira ashobora kubika ibyo bintu. Ariko umugore ushobora kurakara ukwezi agafata ukwezi kwa kabiri, uwo muntu wundi atakwishe, ni ubuntu bw'Imana. Bavandimwe, ibi bintu birakaze kandi birakomeye, ariko byibura wowe unkurikira reka nkurarikire kugira ibyo uhindura mu mibereho yawe n'uwo mwashakanye. Inama zigirwa itorero, paje 166. Kuko imibereho yo muri ubu bugingo ihita vuba ikwiriye gukoreshwa mu buryo bwagira icyo bumarira abandi mu byo dukora no mu byo tuvuga. Aya magambo arakomeye cyane. Imibereho yo muri ubu bugingo ihita vuba, ariko nubwo ari igihe gito tubaho, nubwo turame igihe gitoya, iyi mibereho yacu ikwiriye kugira icyo imarira abantu nk'abana twabyaye. Imibereho yacu ikwiriye kugira icyo imarira abana twabyaye n'abaturanyi ndetse n'abandi muri rusange. Dukwiye kubabera umugisha mu byo kubagira inama no kubereka inzira, ndetse imibereho yacu ikwiriye kuba myiza. Buriya rero umuntu wari wese abaho imibereho yahisemo, kandi yaba yahisemo kubaho imibereho mibi ikazaba ari imuhitana. Ibi bintu biratangaje cyane. Aya magambo reka yasubiremo. Kuko imibereho yo muri ubu bugingo ihita vuba, yeyuka nk'igicu, ikwiriye gukoreshwa mu buryo bwagira icyo bumarira abandi mu byo dukora no mu byo tuvuga. Iyi mibereho ni igihe gitoya, ariko umuntu usanga abantu batari nyamutegera kazaza, umuntu ugasanga araguhemukira nkaho ejo azarapfuye. Ibi bintu biratangaje cyane kandi birababaje. Iyo abantu bari bazi yuko imibereho yo mu bugingo ari igihe gito, ntabwo bahemukira bagenzi babo ku rwego rukomeye. Rero ibi bintu biratangaje cyane. Buriya ubwiza bw'urugo bumenywa n'uwasenye. Ubwiza bw'urugo bumenywa n'uwasenye. Uburemere bw'ubwiza bw'urugo bumenywa n'uwasenye. Niyo mpamvu ndimo mbabwira iki cyigisho cy'umuryango ariko mu buryo bwa positifu. Ubwiza bw'umuryango bumenywa n'utawugira. Urugo ni nicyo kintu cyiza, niho hantu umuntu aruhukira nta handi kuri iyi si. Imirimo n'imihati, ibyo twirirwamo, ibyo dukora, ibyo tuvuga, mu rugo niho hantu umuntu ashobora kugera akaruhukira. Ikindi, urugo nicyo kintu gishimisha kiri kuri iyi si, nta kindi, ntacyo. Abasore batarashaka ntibashobora kubimenya, ariko niba hari ikintu kinejeje muri iyi si yacu ni urugo, nta kindi, nta handi hantu uzishimira hano kuri iyi si. Ubwiza bw'amahoro bwasobanurwa n'umuntu wayabuze imyaka myinshi. Ubwiza bw'amahoro bwasobanurwa neza ukabwumva n'umuntu wayabuze. Rero ibi bintu birakomeye kandi biratangaje. Inama zigirwa itorero, paji 164. Imana ishaka yuko urugo ruba ahantu ho kunezererwa haruta ahandi hose ku isi. Niho hantu ushobora kunezererwa haruta ahandi hantu hose ku isi. Umugabo n'umugore bafite inshingano zo kuba barashyingiranywe mu rugo rwabo, bafatanishijwe urukundo rwabo Yesu Kristo, bisunga amaboko ye
n'amasezerano ye, maze bagasangira umunezero. Abamarayika b'Imana bishimira ubwo bumwe. Ni ikintu gikomeye gukiranura amahane yo mu rugo. Urugo rwubakwa n'abantu bafite ubushake, urugo ntiruhatirizwa. No mu gihe umugabo n'umugore bashaka gutunganya no kuringaniza ibyerekeye zimwe mu nshingano zabo, niba barananiwe guha Imana imitima yabo, niba abantu barananiwe guha Imana imitima yabo, umugabo n'umugore bashobora bate gutandukanya urugo rwabo kandi bagakomeza gukundana no gukomezanya? Ntabwo bishoboka. Mu byerekeye kubaka urugo rwabo bakwiriye gufatanya muri byose, kandi umugore niba ari umukristo azajya anezererwa umugabo we kuko ari mugenzi we, kuko umugabo ari we mutwe w'urugo. Ntabwo ingo z'abakristo arizo zubatse neza, nizo ahubwo Satani yahagurukiye cyane kurenza iz'abandi, kuko Satani burya ntabwo ajya arwanya abantu batamurwanya. Niba urugo ari urwa gikristo, mukenyere Satani, mumenye ko aba ari hafi cyane, ariko nubwo ari umurwanya ariko si umunesha. Ariko ingo za gikristo zirasenyuka, ndetse nizo Satani yibasira cyane. Erega inkota iyo yageze mu rugo nayo hari igihe iba ikibazo, kuko ya nkota hari igihe umugabo yemera, umugore akayanga. Ni inkota y'ijambo ry'Imana ndi kuvuga. Tugana ku musozo rero, ibyo Imana ishaka nibisohozwa, umugabo n'umugore bazubahana maze bakundane kandi biringirane. Ibyo Imana ishaka nibisohozwa, umugabo n'umugore bazizerana kandi biringirane. Mu gihe mu rugo nta ubushake bw'Imana budahari, mukenyere muhure n'ingorane niba muri abakirisitu, kuko Satani ubwo abagiye kururangiza. Niba mufitana mutumvikana ku bushake bw'Imana mu rugo, ijambo ry'Imana ntimugendane, umwe akabigendamo n'ubiguru ntege, undi akabyanga, undi akabyamagana, undi akabirwanya. Aha inkota ya nkota ityaye mu gihombi navuze ijambo ry'Imana, aho ngaho ibigiye kuzana imidugararo mu rugo. Icyo nacyo kijya kibaho. Umugabo ashobora kwizera inkota y'ijambo ry'Imana, umugabo ashobora kuba umukirisitu ariko umugore akamubera ihwa, yajya atambuka akamuhanda. Umugore ashobora kuba umukirisitu ariko umugabo akamubera ihwa. Nibyo biba mu rugo. Satani ingo zisenga arazihagurukira, kandi bikazarangira agereje gute? Bikazarangira zisenye iyo abantu batabaye maso. Ikintu cyose cyabasha kwangiza amahoro n'ubumwe bw'urugo gikwiriye gukurwaho rwose. Ikintu cyose gishobora kwangiza iki kintu, bavandimwe abantu bubatse ingo, mucyumve neza, mucyumvire ku murongo wacyo. Ikintu cyose cyabasha kwangiza amahoro n'ubumwe bw'urugo gikwiriye gukurwaho rwose, maze hakabaho ineza n'urukundo. Ikintu gishobora guturuka hanze y'urugo, gishobora no guturuka mu rugo ubwarwo, ariko icyo kintu niba kibaye ntabwo gikwiriye kwihanganirwa, kuko mu rugo ntabwo ibintu byose babyihanganira, ahubwo gikwiriye gukurwaho. Iki kintu cyangiza amahoro y'abo rugo gikwiriye gukurwaho burundu, ntabwo gikwiriye kwihanganira. Ndabashimye wowe wankurikiye, ubuntu bw'Imana bubane nawe, kandi amahoro y'Imana abane nawe. Ndabifuriza kubaka, ndabifuriza gukomeza ingo zanyu, kandi ikintu cyose gishaka guhungabanya amahoro yo mu rugo rwanyu gikwiriye gukurwaho, ntabwo gikwiriye kwihanganira. Ntabwo ari bya bindi ngo niko zubakwa, oya, hari ikintu cyiza niko zubakwa ikavaho. Ntikihanganirwa, ahubwo kigakurwaho kandi burundu. Nikidakurwaho burundu kizarusenya. Buriya ubwiza bw'urugo bumenywa n'uwasenya. Reka mbisubiremo, ubwiza bw'umuryango bumenywa n'utawugira, ubwiza bw'amahoro bumenywa n'uwayabuze. Reka mararekere kuza kuri iki cyigisho cy'ubutaha, aho nzababwira ku mwuka wa Satani uri musenya ingo. Umwuka wa Satani uri musenya ingo waturutse hehe? Mwuka w'Imana bagendere. Turagushimira mwami Imana yacu ishobora byose, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tumaze kumva inama ziva mu ijambo ryawe, ntabwo wadutereranye, ntabwo waduhanye, ahubwo wabanye natwe. Ubane n'ingo nyinshi zirimo gusenyuka, ubane n'abasore bashaka kugenza gute, bashaka kubaka. Ubahe ubwenge bwo kumenya gushishoza no guhitamo, kandi ubahe guhitamo igihe gikwiriye. Yego buri muntu ahitamo uko azabaho, agahitamo imibereho imunogeye azabaho mu gihe kiri imbere cyangwa se mu gihe harimo. Uduhe guhitamo neza, tujya twizeye mu izina rya Yesu, amen.
yose azamerayo azaritaka w'inyenyeri. Mbese ikamba ryanjye Yesu azamerayo azaritaka w'inyenyeri, nyenyeri. Ningira amahirwe nkabana na Yesu azarita